Shalom shalom bakunzi b'ijambo ry'Imana. Imana Uwiteka wongeye kungirira ubuntu kumpa kano kandi kanya ko kongera gusoma Bibiliya nkayisangira namwe. Ntabwo ndi umupasiteri cyangwa iki, ariko ndi umuntu usanzwe wifuza kumva ijambo ry'Imana, kurisobanukirwa kurenza uko ndisobanukiwe, hamwe na Saint Esprit twese tugafashanya hamwe, nkafasha kandi namwe mugafashwa. Ndizera ko mwese aho muri mukomeye, Uwiteka kibarinze, ni ukuri ubuntu bwayo bukibanye namwe, kandi ubuntu bwayo buri kumwe namwe, kubona mugihumeka, kubona mukiri muri iyi si y'abazima, ni ubuntu bwayo gusa. Imana ishimwe kuri ibyo, ko ikiturinze twese. Amen. Reka mbanze nsenge niragize amaboko y'Imana kugira ngo inyobore muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri kano kanya k'agaciro wongeye kumpa. Mwami, ni ukuri uhabwa icyubahiro, ndagukengurukiye. K'ibirenge kizima, ndakwinginze kugira ngo ubane nanje, unyobore muri byose kuva ntangira kugeza nsoza. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe wivugira, ahubwo nkubere mikoro. Ntihagire icyo nongeraho cyangwa ngabanyaho, ahubwo abe ari wowe unyobora muri byose. Ndagushimiye Mwami kumvise amasengesho yanjye, kandi ugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye. Amen. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, n'imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyaga ubutwari bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, n'imigambi yawe ni myiza kuri twe. Haleluya. Amen. Ako karimbo ndagakunda kuko kagaragaza imbabazi z'Imana, ukuntu imbabazi z'Imana kuri twe ari nini cyane, kandi Uwiteka ahora adufitiye imigambi myiza gusa. Nta migambi mibi Imana itugirira, ahubwo ni myiza gusa. Twebwe dufite mu buzima tunyuramo, rimwe na rimwe hari igihe dushobora kwibesha twavuga ati, ese kuki jyewe Imana yashatse kwemera gutya, ese kuki jyewe? Mbega ugasanga situation tubayemo ntabwo tuyinezerewe, ariko mu by'ukuri imigambi y'Imana kuri twe ni myiza gusa. Niyo mpamvu abizera umwami wacu Yesu Kristo, abizera Imana, dufite impamvu yo kumwiratana, dufite impamvu yo kwiratana umwami wacu Yesu Kristo. Yaratuneshereje, yuzuye ubwiza, mbese yuzuye ibintu byiza umwana w'umuntu byose afite gutekereza. Imana irabyujuje byose, niyo mpamvu nyine nayo ari Imana. Haleluya, haleluya, amen. Turakomeza gusoma mu gitabo cy'Intangiriro. Abakurikirana izi nyigisho tugeze mu Itangiriro 29. Turasoma uno munsi kuva ku murongo wa 31 kugeza kuri 35. Twongere dukomeze dusomwe mu Itangiriro 30 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga abana ba Yakobo. Uhoraho abonye ko Leya adakunzwe nka Rasheli, amuha ibyara, naho Rasheli aba ingumba. Leya asama inda, abyara umwana w'umuhungu.
amwita Rubeni, kuko yavugaga ati uhoraho yabonye akababaro kanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Arongera arasama abyara undi muhungu, aravuga ati uhoraho yumvise ko ntakunzwe none ampaye n'uyu, amwita Simeyoni. Arongera arasama abyara undi muhungu, aravuga ati noneho umugabo wanjye tuzafatanya, kuko twabyaranye abahungu 3. Uwo mwana amwita Levi. Arongera arasama abyara undi muhungu, aravuga ati ubu bwo nzasingiza uhoraho. Uwo mwana amwita Yuda. Nuko aba arekeye aho kubyara. Turakomeza ku gice cya 30. Haravuga ngo Rasheli abonye atabyaye agirira mukuru we ishyari. Abwira Yakobo ati mpa abana, nutabampa ndapfa. Yakobo arakarira Rasheli, aramubwira ati mbese ni jye wabibaza? Imana siyo yakwimye ibyara? Rasheli aramubwira ati ryamana n'umuja wanjye Biliha azambyarira akana, nibura nzabe umubyeyi nk'abandi. Amuha umuja we Biliha ngo amugire inshoreke. Yakobo amutera inda, babyarana umwana w'umuhungu. Rasheli aravuga ati Imana yumvise gusenga kwanjye irandenganura, impa umwana. Uwo mwana amwita Dani. Biliha umuja wa Rasheli arongera arasama abyara umuhungu wa 2. Rasheli aravuga ati narwanye inkundura na mukuru wanjye, none ndatsinze. Uwo mwana amwita Nafutali. Leya abonye ko atakibyara, aha Yakobo umuja we Zilipa ngo amugire inshoreke. Babyarana umwana w'umuhungu. Leya aravuga ati mbega umugisha. Uwo mwana amwita Gadi. Zilipa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu wa 2. Leya aravuga ati ngize amahirwe, kandi abagore bose bazanyita umunyehirwe. Uwo mwana amwita Asheri. Mu gihe cy'isarura ry'ingano, Rubeni ajya mu mirima, abona imbuto zibyara, azizanira nyina Leya. Rasheli abwira Leya ati mpa kuri izo mbuto umuhungu wawe yakuzaniye. Leya aramusubiza ati ese ntunyurwa? Wantwaye umugabo, none urashaka no kuntwara imbuto zibyara umwana wanjye yanzaniye? Rasheli aravuga ati noneho iri joro murararana, numpa izo mbuto umwana wawe yazanye. Nimugoroba Yakobo avuye mu mirima, Leya aramusanganira, aramubwira ati uraza kundaza, kuko ari cyo cyatumye nemera guha Rasheli imbuto zibyara umwana wanjye yanzaniye. Nuko Yakobo ararana na Leya iryo joro. Imana yumva gusenga kwa Leya, arasama abyara umuhungu wa 5. Leya aravuga ati Imana yampaye ibihembo, kuko nemereye umugabo wanjye kugira umuja wanjye inshoreke. Uwo mwana amwita Isakari. Leya arongera arasama abyara umuhungu wa 6. Aravuga ati Imana ingabiye impano nziza, noneho umugabo wanjye azampa icyubahiro, kuko tubyaranye abahungu 6. Uwo mwana amwita Zabuloni. Hanyuma Leya abyara n'umukobwa amwita Dina. Imana izirikana Rasheli, yumva gusenga kwe, imukiza ubugumba.
asama inda abyara umwana w'umuhungu. Aravuga ati Imana inkuye mu isoni. Uwo mwana amwita Yozefu. Agira ati icyampa ngo Imana inyongere undi muhungu. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen, amen. Ubushize twumvise mu gisomo ukuntu Yakobo yarongoye abagore babiri, yikundiraga Rasheli, ariko kubera imigenzo yabo, papa wabo amuha mukuru wa Rasheli kwanza, hanyuma Rasheli nawe aramumuhashize icyumweru, kubera ko nkuko twabisomye ntabwo muri iyo epoke byari byemewe ko umukobwa muto arongorwa umukuru wiwe agihari. Aho niho twageze. Uno munsi rero nkuko mubyumva, Yakobo Imana yamuhezagije abana benshi nkuko mwabyumvise. Uwiteka yitegereje agahinda kantuza ka Leya. Leya ntabwo Yakobo yamukundaga, kuko nta nubwo baramushingiye ku ngufu niko navuga, ariko yikundiraga Rasheli. Ariko mu byo tunyuramo byose, mu bitubaho byose Imana ibibireba. Nkuko bavuga ko Imana ntabwo irenganya, Imana nta n'umwe irenganya. Mu bana bayo bose yaremye, Imana n'ukuri ikunda abana bayo bose kimwe. Twebwe ariko si uko tubibona. Kuri iyi si tugira nkunzi, tukagira abo dufavoriza, nuko nguko kuri iyi si abana b'abantu bameze, ariko Imana ntabwo ari uko imeze. Imana abo yaremye bose babona kimwe, idukunda kimwe, ariko ibyaha dukora nibyo bituma Imana itujya kure. Urumva ayo ni amakosa yacu, ntabwo ari ay'Imana. Rero muri icyo gisomo ko twacyumvise, Imana yitegereje Leya ibona ntakunzwe. Ibaze kuba wararongowe uri umugore, ukarongorwa n'umugabo atagukunda, atakunezwe. Birababaza cyane. Ako gahinda rero ka Leya Imana yarakitegereje, iravuga ati reka Leya muhe urubyaro abyare, hanyuma Rasheli ukunzwe nawe ntabone umwana. Mbese Imana ifunga inda ya Rasheli. Rasheli aba ingumba, ariko nkuko twabisomanye hamwe, byose byari mu mugambi w'Imana. Imana yashatse kwihoreza Leya, kuko Leya yabonaga ari umuntu nyine udafite agaciro. Mbese Leya yiberaga mu gahinda muri urwo rugo. Umugabo we yakundwakazaga gusa, Rasheli uwo yikundiraga nyine. Hanyuma Imana irabireba ibona ntabwo ari juste, iravuga ati reka noneho Leya nzamuhe urubyaro, hanyuma Rasheli nawe ngira icyo mwimye. Urumva uko Imana ireba, uko Imana ishushanya ibintu, nta muntu n'umwe afite mbese ni ibintu, ni amabanga yayo. Imana ikora icyo ishaka igihe igishakiye. Ni uko nguko Imana ikora. Hanyuma rero arabyara, arishima, arabyara nyine, abyara abahungu nka 4. Rasheli akiri aho, agahinda kica Rasheli, ku buryo nyine Rasheli yabwiye umugabo we nk'uko twabyumvise ngo nutampa abana ngo ahubwo ngo ndanapfa. Umugabo rero yaramurakariye,
aramurakarira nyine aravuga ati ese ni jyewe utanga abana cyangwa ni Imana yawe yakwimye abana? Urumva ukuntu umugabo we Yakobo yamurushije ubwenge. Umugore yari azi ko ari umugabo wa mwema, mbese ari ku bushake bwa Yakobo, ariko si uko byari bimeze. Rero iyo umuntu afite agahinda kenshi, kuko abantu b'ingumba bagira agahinda kenshi, abantu batabyara bagira agahinda kenshi, ababizi ababiciyemo barabisobanukiwe kurenza. Kubyumva gusa no kubibamo ni ibintu bibiri bitandukanye. Rasheli afite agahinda kenshi ku buryo yemeye mbese yashakishije inzira arirwanirira aho umugabo wiwe wari umukozi wiwe. Rasheli afite umukozi papa we yamuhaye, yamureze kuva akiri muto ngira. Hanyuma aravuga ati fata umukozi wanjye muryamane mbone nanjye nava mu isoni. Nuko Yakobo aramwumvira, aryamana n'uwo mujakazi, babyarana abana b'abahungu babiri. Rasheli yarishima, ariko umva ko ntabwo bari abana be, ariko byitwaga ko nyine ahaye icyubahiro, mbese byimwitirira ko ari abana be. Mbese murumva ukuntu ibintu bimeze, ko Rasheli yagiriye ishyari Leya mukuru wiwe, amugirira ishyari ku buryo yumvaga adashaka kubaho kubera ako gahinda kenshi yari afite. Yumvaga n'ubuzima ntacyo bumariye, no gupfa yakwipfira ahubwo. Murumva ukuntu ishyari ari ribi. Ishyari rivanze n'iki no kwifuza. Wumva ko iyo wifuje ikintu cyane ukacyifuza, bikagutera kumva ko ahubwo wapfa uva kuri iyi si kuko utabonye icyo kintu. Wumva ibyo bintu biri danje. Biri danje. Ariko Yakobo yibiriye ibanga. Rasheli avuga ati si jyewe nakwimye abana, ni Imana yabigize gutyo. Kandi uko kwari ukuri. Urumva ko Rasheli mu bwiherero bwe yatangiye kuzajya yinginga Imana ye, asenga Imana kugira ngo imukure mu isoni, imuhe urubyaro nawe. Entretemps Leya yarasereburaga, akishima ati umwana araje, undi araje, undi nawe nta n'umwe afite. Urumva byari ibintu bimeze ukuntu byasaga nk'aho bari muri competition, mu irushanwa ryo kubyara. Ariko nubwo Leya yakomezaga kubyara, icyo si cyo cyatumaga umugabo we amukunda. Niko yibwiraga, ariko ntabwo Yakobo yamukunze kurusha kubera ko yamubyariye abana. Oya, ntabwo ari uko byagenze. Mbese navuga ko byari agahozo kuri Leya. Imana yashatse guhoza Leya muri ubwo buryo. Haleluya, amen, amen, amen. Uwiteka ni mwiza cyane. Nyagasani agira neza. Nyagasani ntagakunda injustice, ntagakunda ko tubabara, ntagakunda ko tugira agahinda. Imana yacu ni umubyeyi. Murumva ukuntu Leya yahojejwe n'Uwiteka. Mushobora kuvuga ati kubera iki Rasheli yahise aba ingumba? Niba yarakunzwe n'umugabo we wese, icyo se ni icyaha? Nta cyaha Rasheli yakoze. Nta cyaha Rasheli yakoze. Rasheli afite n'amahirwe ko umugabo we nyine yamukundaga,
ariko kuba Imana yarashatse kwemera gutyo, hari isomo, hari inyigisho, hari ikintu Imana yashaka kugeraho muri uwo muryango. Imana yashaka kwihoreza, yashaka guhoza Rasheli, guhoza Leya bambi utarakundwaga n'umugabo, kumuha ku gahozo. No mu yindi kote Imana yashaka gucisha bugufiya Rasheli, yashaka kugira ngo yicishe bugufiya, ntakirate kuri mukuru wiwe ngo ntakunzwe n'ukunzwe muri urwo rugo. Urumva, yari namuwaye yo gucisha bugufi Rasheli, kugira ngo acishe bugufi, amenye ko niba akunzwe ariko ntago afite byose, arakunzwe ariko nawe abuze abana. Urumva, Imana ifite ukuntu icisha abana bayo bugufi mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Imana ifite ukuntu ihoza abana bayo mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ibikorwa by'Imana, Imana ikorana ibintu ikora byose n'ubuhanga. Ibitekerezo by'Imana n'ubuhanga. Ntabwo twebwe abana b'abantu ntabwo dushobora gushikira ibitekerezo by'Imana, kuko Imana iri hejuru natwe turi hasi. So ibitekerezo byacu bingana nk'uko turi hasi nyine, n'ibitekerezo by'Imana bingana nk'uko iri hejuru. Imana imigambi yayo nuko ireba, mbese nuko n'ibintu byose ikorera operasiyo, ukuntu ikora operasiyo mu buzima bwacu, ibyo ni ibyayo, nta muntu n'umwe ufite kubyivangamo. Nyuma mwumvise ko Imana nyine itarenganya, ikigeragezo cya Rasheli cyashize, yarasenze yarenginze Imana ye, ikamuzirikana, ikamwibuka, ikumva gusenga kwe, ikamuha urubyaro, imuha umwana w'umuhungu nk'uko twabisomye, Yosefu. Haleluya, haleluya. Maze arishima, aravuga ati Imana inkuye mu isoni. Gusenga gukingura ijuru bagenzi, gusenga gukingura ijuru. Nta kinanira Imana ngo yagize ite Imana yazibuye inda ya Rasheli. Imana ifite ububasha bwo kugura no gukinga. Iyo ikinguye ntawe ukinga, ntawayikinga. Iyo nayo ikinguye nta n'uwakinga. Urumva ko Imana yazibuye inda ya Rasheli. Igihe kigeze, Rasheli arabyara. Haleluya, haleluya. Muntu waba ufite ikibazo cyo kubyara, waba ufite ikibazo, mwumvise muri iki gisomwa ko Imana ifite kuzibura inda, y'abagore, ibifitiye ububasha. Ingumba zikabyara, kandi twarabyumvise kenshi, dora tubyumva tubiviva. Gusa ni ugusenga, kuko mu gukora kw'Imana hagombera amasengesho. Mu gusenga, mu kwinginga, mu mashimwe, mu dutegerezana ubwitonzi, Imana igira gutya ikumva amasengesho yacu. Ikibazo icyo cyose twaba turimo, dukomeje gutitiriza, Imana irageraho ikatuvana muri ako kaga turimo. Haleluya, amen. Imana ni le tout puissant, umushobora byose. Gushobora byose bisobanuye nyine byose nyine, nta kivuyemo. Imana se igira impumyi iziha amaso zikongera zikabona, ababubu batabasha kuvuga bakabasha kuvuga, ibimuga ibirema bikabasha gutambuka bitaratambukaga. Murumva iyo Mana yacu idateye ubwoba, iteye ubwoba. Ahubwo ukwizera dusengana, uko niko kungana n'ukuntu dusubizwa. Ukwizera kwacu, uko dusenga, niba dusengana ukwizera,
dutitiriza, Imana yo mu ijuru ihita yanguka nka myawe ikadutabara mu gihe gikwiriye, atari mu gihe twifuza twebwe, ariko mu gihe cyayo gikwiriye, yo ibona neza ko gikwiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero gusenga gukingura ijuru, ikibazo cyose waba ufite icyo cyose n'uburemere bwacyo ko bungana, uzajya usenga Imana yawe mu kwizera, utitirize, igihe kizagera Uwiteka aza gutabare muvandimwe. Kandi nk'uko twabonye ko Imana, abana ari umugisha w'Imana, kubona umugore asama agatwita ni umugisha w'Imana. Nk'uko twabyumvaga, bano bavukanye babiri bari babizi cyane, bari bazi agaciro ko kubyara uko kameze, bari bazi agaciro k'ibibondo uko kameze. Iyo batwitaga bakabyara, basingizaga Uwiteka ati Imana irampojeje, Imana iranshubije, Uwiteka ntiyagateka. Aha babyeyi, ni bangahe bibuka gushimira Imana? Imana ibahaye ibibondo, mwibuka gushimira Imana ko aba ibibondo ari umugisha, ko nta mashini n'imwe kuri iyi si ifite kurema umwana ikamurema ikamuha umwuka, ntayibaho. Hari benshi rero nabo batwita bagakuramo amada, icyo ni icyaha cyo kwica. Imana iba yaguhaye umugisha, warangiza ugakuramo inda, icyo ni icyaha cyo kwica. Ari ugukuramo inda, ari no kwica, ntaho bitaniye, byose ni kimwe. Uba wishe uruhinja rwakagombye kugira ubuzima bwiza. Wenda urwo ruhinja hari imigambi urwo ruhinja Imana iba irufitiye kuri iyi si. Ego hari bamwe bafite kuvuga ati jye simfite kubyara uwo mwana kuko ndi mutoya. Wenda bagira ibyago bagasama amada, ari abadoresa, barakubaganye nyine bagatwita, akavuga ati uyu mwana simfite ubushobozi bwo kumurera, niyo mpamvu nemeye kumukuramo. Urumva icyo ni icyaha, nta excuse ihari. Umwana uramubyara, hanyuma ibyo kurerwa n'ukuntu azabaho, iyo ni afere y'Imana, ntabwo ari afere zacu. N'abandi bafite kuvuga bati simbyaye umwana kuko bamfashe ku ngufu, sinshaka kubyara uyu mwana muri ubu buryo, sinshaka kubyara uyu mwana mu buryo umugabo yampemukiye, uwo mwana numva ntamushaka, umwana nzakomeza ndeba akantera agahinda, akanyibutsa igikomere cyanjye. Ni ukuri mu buryo, ni ibintu byumvikana. Ubundi kuba umukobwa yarafashwe ku ngufu agatwita muri ubwo buryo, ubwo bubabare buraremereye. Ariko mu gihe Imana iba yemeye ko uwo mwana, mbese biba byagenze gutyo ugatwita, kandi hari na benshi bidashoboka ko batwita ari bato, ego bafise n'abo bagabo, ahubwo wafuma umubyara ukamutanga ukamushyira mu bigo by'imfubyi, cyangwa ukamuha abamwifuza, aho kugira ngo umwice, kuko kumukuramo uwamwishe nyine uba ukoze icyaha, kandi uba nyine wisize amaraso ku ntoki. Ibyo byose no kubisabira imbabazi, gusaba imbabazi. Niba hari uzi ko yakuyemo amada, ugasaba imbabazi Imana, ugira ngo icyo cyaha cyo kwica kikuveho. Mbese ko ni icyaha gikomeye, ni icyaha cyo kwica, ntabwo ari icyaha gito, nta n'icyaha gito kibaho, ariko nta kuvusha amaraso nk'uko Gahini yabikoze, akica Abeli murumuna we. Kwica ni ukwica.
Uwiteka adufashe gusobanukirwa ukuntu urubyaro ari umugisha, tugomba gushimira Imana ku rubyaro rwacu, ku bana yaduhaye, ariko atari n'icyo gusa rega, ntabwo ari ukubyara ngo umuntu akomeze kubyara uwo mugisha w'Imana iba yaguhaye ukabyara, ariko ni ukumenya abo bana Imana yaguhaye ukabigisha Imana, ukabatoza Imana, ukabatoza umurongo mwiza bakiri batoya. Ngo igiti kigororwa kikiri gito, ukamforoma ukamubwira Imana, hari n'utubiriya tw'abana mu bushobozi umwana afite kumva, hari utubibure tw'abana umwigisha Yesu avuka. Nino akenshi usanga duserebura ibintu bya Noheli cyane, mbese Noheli ari ikintu kinini, ariko usanga biba nk'ibintu by'amatradisiyo, atari ibintu biba ngo ni ukwibuka ngo Yesu ngo yatuvukiye, ariko bikaba nka culture gusa. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uko abana bacu tugomba kubatoza inzira nziza, tukabigisha Imana, kuko icyo umwana umwigishije ari mutoya arinda agikurana, nubwo ashobora kugera ahantu agasa nkaho agiye mu bintu bitameze neza kubera groupe aba arimo na influence y'abana baba bagendana, ariko igihe kiragera umwana akavuga ati ababyeyi banjye banyigishije gutyo, ababyeyi banjye bambwiye Imana ibimurimo, urwo rubuto wamuteyemo rumurimo nta ruba rwagiye. Rero reka dutere imbuto nziza mu bana bacu kugira ngo izo mbuto zizagira icyo zibamarira kuri iyi si, mbese kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro mu buzima bw'abana bacu. Ndumva ariko mbere yuko ndangiza, hariho ushobora kubwira umwana ukavuga ati Imana, ukamwigisha Imana, ukamubwira gute, akavuga ati oya njyewe ibyo simbyumva, simbishaka kubyumva. Ariko igikuru ni ukumusengera, ugasenga, ugahora wingingira abana bawe, ukabingingira kugira ngo Imana ibe kumwe nawe, kugira ngo Imana mbese ibafashe mu rugendo rwabo. Amasengesho y'ababyeyi uretse no kwigisha abana bacu, ariko amasengesho yacu ya buri munsi arera abana bacu, ntabwo ari umugati n'ibyo tubaha byo kurya ngo nibyo bibarera gusa, oya. Ntabwo umuntu atungwa n'umugati gusa, ahubwo umuntu atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana. Niyo mpamvu dufite inshingano nk'ababyeyi yo kurera abana bacu gikristo, tukabaha uwo murage, ko ni umurage udafite icyawusimbura. Haleluya. No kubingingira rero buri munsi tukatwikiriza amaraso ya Yesu Kristo, kuko iyi si tubamo, iyi si iranduye, iyi si ni iy'umwijima iranduye. Twisengera, ariko dusengera abana bacu, dusengeranirana, ugasengera umuryango wawe, mbese bukaba ari ubuzima bwacu bwa buri munsi, atari ukuvuga ngo umuntu arasenga ku cyumweru gusa, oya, ku cyumweru gusa umuntu asenga, ahubwo gusenga ni ubuzima bwa buri munsi. Nka kuriya umuntu akenera ifunguro rya buri munsi ry'umubiri, niko no gusenga ari uko bimeze. Iyo tugaburira umubiri tugomba no kugaburira n'umwuka, kuko iyo tudasenze usanga ni twebwe bikoraho, ni twebwe tuba duhombye gusa. Mwibuke cya gihe Yesu yabwiye intumwa ze agiye gusenga, maze agasanga basinziriye, akavuga ati kuko mwananiwe kuba maso nanjye isaha imwe gusa, ati nimubyuke musenge, mudafatwa n'amoshya mabi, mudaterwa n'amoshwa mabi. Urumva, iyo tudasenga
cyangwa tugasenga bidahagije, ibyo byose ni kimwe. Hari ugusenga neza uri concentre no gusenga urimo gusinzira, urimo gutekereza ibintu byinshi. Oya, gusenga neza no gusenga uri concentre utarushye, mbese Mwuka akakuyobora mu masengesho, tukagira ubusabane n'Imana yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko dukomeza kugira ubusabane n'Imana yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi, umwijima mbese aho umucyo uri, umwijima urahungahunga. Ariko iyo tudasenga cyangwa amasengesho yacu adafatika, umwijima uradusatira ukadusatira. Iyo rero dufatije n'amasengesho, umwijima ukagira gutya ugahunga. Nuko nguko kuri isi bimeze bavandimwe, nuko bimeze. Iyi si ikikujwe n'umwijima, kandi umwijima uradukikuje. Atari ugusenga n'iki, umwijima watumira. Rero ndabashimiye mwese mwabasha gukurikira rino jambo, mukomeze mugubwe neza n'ino jambo. Mwuka Wera akomeza abumvishe ibyo ntabashije kuvuga, akomeza abigishe, nanjye akomeza anyigishe, kugira ngo tubashe kuva mu rwego rumwe tujya mu rundi, kuko rino jambo ry'Imana nicyo Imana riduhereye kugira ngo rituvane hamwe, mbese dukomeze twunguka ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya. Nyagasani akomeza abarinde, tuzongera ubutaha Uwiteka nabishaka. Amen, amen.